Iyi ntambara ya Israel na Iran ntabwo izagarukira ku mipaka ya Iran na Israel gusa cyangwa no mu Barabu gusa, ahubwo ibi bintu biri kuba aka kanya bigiye kuzamura bucece ibiciro by'imibereho yacu. Niyo waba utuye ibirometero ibihumbi kure y'aho ibi biri kubera, abantu benshi babona amakuru avuga ko cyangwa avuga ku mwuka mubi uri hagati ya Israel na Iran, bagatekereza ko ari indi ntambara isanzwe iri kubera kuri iyo ngiyo. Ariko ikintu abantu benshi batamenya ni uko intambara nk'izi zidahagarara aho ziri kubera gusa, zigira ingaruka mu bukungu bw'isi yose, kandi rimwe na rimwe ingaruka zayo zigera ku mafaranga ukoresha buri munsi mbere y'uko ubimenya, kuko muri iki gihe isi ibaye urubuga rufitanye isano rikomeye. Ibiryo urya, lisansi cyangwa amazutu ukoresha mu modoka, amashanyarazi akoreshwa mu rugo, igiciro cyo gutwara ibintu, igiciro cy'ibicuruzwa mu maduka, ibi byose bishingira ku kintu kimwe cy'ingenzi cyane: ingufu, energy. Kandi imwe mu nzira z'ingenzi cyane izo ngufu zinyuramo ku isi ni agace gato k'amazi kitwa Strait of Hormuz. Niba utarigeze ubyumva mbere si ikibazo, ariko aka gace gato k'amazi ni imwe mu nzira z'ingenzi cyane mu bukungu bw'isi. Buri munsi amato manini atwara peteroli anyura muri aka gace ajyana peteroli iva mu burasirazuba bwo hagati yerekeza mu bindi bice by'isi. Ibihugu byinshi byo muri Aziya, Uburayi ndetse n'ibice bya Afurika bishingira kuri ayo mavuta. Mu by'ukuri hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi inyura muri aka gace kamwe gusa. Tekereza kuri ibyo gato: 20% ya peteroli yose ikoreshwa ku isi ikinyura mu muyoboro umwe muto w'amazi. None tekereza ibyaba niba uwo murongo utangiye guhagarara. Tekereza amato adashobora kongera kunyuraho, cyangwa abatwara peteroli banga kuhanyura kubera ko haba hateye akaga, cyangwa kwiyongera kw'imirwano ya gisirikare bigatuma amasosiyete y'ubwikorezi ku isi atinyuka kuhanyuza amato yabo. Icyo gihe ingaruka zaba zihita zigaragara. Ibiciro bya peteroli bishobora kuzamuka mu buryo bwihuse cyane, kandi iyo peteroli izamutse igiciro, ibintu byinshi bitangira gukurikiraho. Gutwara abantu n'ibindi birahenda. Iyo gutwara ibintu bihenze, gutwara ibiribwa, ibicuruzwa n'ibikoresho mu bihugu bitandukanye nabyo birahenda. Abahinzi bishyura amafaranga menshi kuri lisansi, inganda zishyura menshi ku mashanyarazi n'ingufu, amasosiyete atwara ibicuruzwa azamura ibiciro by'ubwikorezi, indege zizamura ibiciro by'amatike, amasosiyete atwara ibintu mu makamyo azamura amafaranga yo gutanga ibicuruzwa. Hanyuma buhoro buhoro ingaruka zigakwira mu bukungu bwose. Umugati ugura, imboga ugura ku isoko, urugendo rwa bisi cyangwa moto, amafaranga y'amashanyarazi yo mu rugo, ibi byose bishobora gutangira kuzamuka. Uko niko amakimbirane ari mu karere kamwe ashobora guhinduka ikibazo cy'ibiciro ku isi yose. Kandi amateka agaragaza ko ibi bishobora kubaho vuba kurusha uko abantu benshi babyibwira. Mu bihe byashize no guhungabana guto mu itango rya peteroli byateje izamuka rikomeye by'ibiciro. Mu bihe byashize amasoko y'imari ahita abivamo vuba. Rimwe na rimwe no gutinya ko peteroli ishobora kubura bihita bituma ibiciro bizamuka. Kandi muri iki gihe amasoko y'isi yose akurikirana neza cyane ibiri kuba, kuko niba amakimbirane hagati ya Israel na Iran akomeje kwiyongera, ibyago ku nzira z'ingufu z'isi bishobora kuba bikomeye cyane. Ariko hari ikindi abantu benshi badatekerezaho: n'ibihugu biri kure cyane n'aho intambara iri kubera bishobora kugira ingaruka. Ibihugu bitumiza lisansi cyangwa amazutu mu mahanga
ibihugu bishingira ku bwikorezi bwo mu nyanja, ibihugu aho ibiribwa n'ibicuruzwa biva kure mbere yo kugera ku baguzi. Iyo ibiciro bya lisansi ku isi bizamutse, amaherezo ayo mafaranga agera ku baturage basanzwe. Niyo mpamvu abasesenguzi mu bukungu bakunze kuvuga ikintu gikomeye. Mu isi ya none nta ntambara iri kure cyane, kuko ubukungu bw'isi buhuza abantu bose. Ubwato butagenze, inzira z'ubwikorezi iba iteje akaga. Urwego rwo gutanga ibicuruzwa rutangira kugenda gahoro. Ibi byose bishobora gutuma ingaruka z'ubukungu zikwira ku isi hose. Kandi ku bantu benshi basanzwe bamaze guhura n'izamuka ry'ibiciro, niyo ibiciro by'ingufu byazamukaho gato, bishobora gutuma ubuzima burushaho kugorana. Ibiribwa birahenda, gutwara abantu n'ibintu birahenda. Ubucuruzi buzamura ibiciro kugira ngo bakomeze kubaho no kunguka. Hanyuma abantu benshi bakibaza ikibazo kimwe: kuki ibintu byose birimo kongera kugenda? Rimwe na rimwe igisubizo ntikiba kiri aho utuye. Rimwe na rimwe gitangirira ibirometero ibihumbi kure. Mu makimbirane ya politike, mu byemezo bya gisirikare, no mu miyoboro yoroshye cyane y'ubucuruzi bw'isi ituma ubuzima bwa none bukomeza kugenda. Niyo mpamvu inzobere mu bukungu, abashoramari n'abayobozi b'ibihugu bakurikirana cyane ibiri kuba mu burasirazuba bwo hagati, kuko ibibera aho ntibigarukira aho ngaho honyine, ntibirangirira aho. Binyura mu masoko ya peteroli, binyura mu nzira z'ubwikorezi bwo mu nyanja, binyura mu miyoboro y'ubucuruzi bw'isi, kugeza ubwo amaherezo bigeza aho abantu basanzwe babaho, ndetse ubuzima bwabo bwa buri munsi. Iyi niyo miterere idasanzwe y'isi ya none. Intambara imwe ishobora gukwirakwiza ingaruka mu bukungu bw'isi yose, igahindura ibiciro, igahindura amasoko, kandi ikagira ingaruka ku bantu babarirwa muri za miliyoni batigeze banabona aho byose byatangiriye. Niyo mpamvu ubutaha uzabona amakuru avuga ku makimbirane ari kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati, uzibuke ikintu gikomeye: ntibishobora kuba inkuru ya politike iri kure gusa, bishobora kuba intangiriro z'izamuka rikomeye ry'ibiciro ku isi, kandi ingaruka zabyo zishobora kugera hafi yawe kurusha uko abantu benshi babyibwira.